wabipinga utabipinga, ubu ni ubuhanuzi bugiye gusohora nyuma y'iminsi 7 uzumva inkuru kandi uzaba warabyumvishe nkuko ndi kubikubwira. Ikintu Imana igiye gukora nta muntu n'umwe uzakitambika imbere, kimeze nk'imodoka yacitse feri irimo kumanuka ahantu, nta muntu n'umwe ushobora kwihagarika. Iki kintu ngiye kuvuga ni ikintu kidasanzwe gikomeye Imana igiye gukora mu izina rya Yesu. Reka nyemerera tubanze dusengana Imana. Mana, ndagushimiye kubwo ubutumwa bwawe ngiye gutambutsa, ndasenze kugira ngo bugere kuri benshi kandi ugire ikintu ukora nk'uko wabyemeye ugisohoreze kwiyubahisha. Uyu muntu nkurikiye ufashe umwanya we wo kumva ubu buhanuzi, ibyo natura bimubeho, abone neza yawe mu minsi 7 uzasohoze isezerano usezeranye nanjye unyuze mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nyemerera mbere yuko soma ijambo ry'Imana mvuye ikintu nabonye gikomeye kuko bigira muri 4. Nagiye kubona mbona inka abantu bose barayizi, yari iryamye ahantu hari abantu benshi, ariko iyo nka yari iryamye yari yarakuze izana n'imvi. Abantu bagahora bibaza ngo kubera iki iyi nka yakuze ikazana n'imvi ikaba iryamye mu bantu benshi. Numva uwabinsobanuriraga muri iryo yerekwa arambwira ngo abantu benshi nawe urimo ufite ikigeragezo umaranye igihe kinini cyaragukuranye kigera naho kizana imvi. Ngiye kubona mbona ya nka yari iryamye mu bantu benshi, mbona umuntu afashe aside araje arayitwika. Amaze kuyitwika, ikintu cyanangaje ngiye kubona mbona irahiye ku buryo n'ivu ritigeze rigaragara. Numva ijwi rimbwira ngo ico kigeragezo umaranye igihe kinini Uwiteka agikuye ku buzima bwawe, kirarangiye kuko cyari cyarazanye imvi, cyari kinini, cyari ikigeragezo kidasanzwe cyakubuzaga amahoro. Irebe, hari ikigeragezo warebaga imbere yawe mu izina Yesu Kristo. Kikigeragezo Imana ikigukuyeho. Nabonye ijambo Imana yampaye riboneka muri Yesaya ibice byaho 43 umurongo waho wa 19. Bibiliya yavuze ngo dore ngiye gukora ikintu gisha, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembesha imigezi mu kidatugwa. Akira ijambo ry'Imana. Imana iguharuriye inzira mu butayu. Iyo tuvuga ubutayu tuvuga ahantu habi, tuvuga mu bugeragezo, ahantu hasuzuguritse, ahantu uri kunyura uyu munsi. Imana ivuganye nawe ngo izaharura inzira muri ubwo butayu. Muri icyo kibazo warebaga, Imana igiye kuguharurira inzira. Muri izo ntambara warebaga ukabona ugiye guseba, Imana iravuze ngo nzaharura inzira mu butayu, ngo ntembeshe imigezi mu kidatugwa. Oh, haleluya. Imana iharuye inzira muri ubwo butayu. Imana iharuye inzira muri icyo kibazo. Muri icyo kibazo wareba ukabona nta nzira ureba, Imana iravuze ngo nihigiye guharura inzira. Irahiriye iravuze ngo nzaharura inzira mu butayu, izatembesha imigezi mu kidatugwa. Aho ngaho wihebeye, aho ngaho ureba ufite umwuma w'agahinda, aho ngaho ureba nta buzima ufite, ijuru rivuganye nawe, igiye gutembesha amazi mu kidatugwa. Imana yanze kuseba. Imana yanze ko abanzi be bafungura champagne. Imana yanze ko abanzi be bakoma amashi. Imana yanze ko abanzi be baguseka. Bibiliya iravuga ngo nta ntwaro bacuriye kukugwanya izagira ikigutwara. Ibyo abantu bacuze bishaka kuguhitana bizafata ubusa. Imana n'umutunzi w'imbabazi iri kumwe nawe. Ibyo abantu bagambiriye kuri wowe bizafata ubusa. Nagiye kubona mbona abantu benshi bari bafite plaque ku ruhanga rwabo. Iyo plaque yari iri ku ruhande rwabo, ku ruhanga rwabo ngiye kubona mbona umuntu araje arayomoye ku ruhanga rwabo. Ijuru rirambwira ngo hari plaque abantu bari bakuziho. Hari plaque y'ikigeragezo abantu bari bakuziho cy'ubushomeri. Hari plaque abantu bari bakuziho kutabyara. Hari plaque abantu bari bakuziho yo guhora mu buzima usabiriza. Hari plaque abantu bari bakuziho yo guhora mu buzima busuzuguritse. Imana igukuyeho iyi plaque.
ugiye kunezerwa nk'abandi. Imana ikwambuye iyi plaque. Hari plaque abantu bari bakuziho, abantu bose akabaga kose nibo bavugaga ngo murebe ko ari runaka nta wundi wataka. Abantu bose bakuzi mu bibazo, bandi bakuzi mu mateka y'igisuzuguriro. Hari Imana yavuze ngo igiye guharura imigezi, igiye gutembesha imigezi mu butayu, iharure inzira. Haleluya. Hari inzira zari zarafunzwe ziri imbere yawe. Waracuruzaga none warahombye, warakoraga none akazi karahagaze, wari ufite igikundiro uyu munsi nta muntu ukiguhamagara, inzira zawe zarafunzwe. Hari Imana iravuze ngo iharuye inzira mu butayu, tembesheje imigezi mu kidatuwe. Ni nkawe navuga ngo nakiriye ubu buhanuzi. Imana iharuye inzira. Kubera iki? Iyo tuvuga guharura inzira, ni ahantu hari inzira ariko aho hantu hakaba hari burotse, harifunze abantu ntibamenye ko hari inzira. Hari inzira Imana yari yaraguharuriye. Uyu munsi abarozi baraje baritambika bashyiraho bariyeri. Abarozi baraje baguteza ingwara, abarozi baraje baguteza inyatsi, abarozi baraje baguteza ibihombo, abarozi baraje abana bawe bababuza ubwenge, abarozi baraje urugo rwawe barubuza amahoro, umugabo wawe yirirwa mu kabari, yirirwa muri zaderira. Abarozi baraje baguteza icyangiro. Hari Imana iravuze ngo igiye guharura inzira muri ubwo butayu. Aho ngaho ureba uri kurira, aho ngaho uryamye kuri icyo gisasiro, aho ngaho ureba kumwaye, aho ngaho viza yanze, aho ngaho ibyangombwa byahagaze, aho ngaho bakwihakanye imiryango, Imana itembesheje inzira mu burwo butayu. Nyemerera ngo usengere Imana. Hari Imana igiye gutembesha inzira mu burwo butayu urimo. Hari Imana igiye guharura inzira ukayibona. Hari Imana igiye kwitamurura mu ijoro. Imana yo mu ijuru irambwiye ngo icyo kigerageza ureba imbere yawe ugiye kugisohokamo nta n'umwotsi ukunutseho. Ugiye gusohoka muri icyo kibazo nta mwotsi ukunutseho. Lela dolimori ya shanga libori ya zayigide. Ugiye gusohoka muri icyo kigeragezo nta mwotsi ukunutseho. Imana igiye kugutabara utandagaye. Imana yanze ku mwanzi wawe akoma amashi. Imana yanze guseba. Iyibutse Sara igiye kukwibuka. Iyibutse Daniyeli hari mu rwobo rw'intare, nawe igiye kugutabara. Ndagira nkubwire ngo Imana yawe ni umunyamaboko. Ndabona ukuboko kw'Imana kugufata, kugukura muri iyo situwasiyo mbi. Aho ngaho waburaga ibitotsi kubera ibibazo, ayo madeni ari gutuma urara udasinziriye, iyo nzu baguhereyemo piriyave wumva ko ugiye guseba, ubwo bugwayi umaranye nabwo igihe kinini kwa muganga barakubwiye ngo ntibizashoboka. Imana irambwiye ngo buretse gukura aya maso, uburyo bw'Imana buracyahari. Buretse kuvuga ngo byararangiye, Imana hari akandi kayira igiye gufungura, uzayibona ntabwo izemera guseba. Nzaharura imigezi, nzatembesha inzira mu butayu, amazi azatemba. Humura ntabwo uzaseba. Imana igukuyeho plaque y'amarira. Imana igukuyeho plaque y'amadeni. Imana igukuyeho plaque yo kutabyara. Imana igukuyeho plaque y'ubushomeri. Imana igukuyeho plaque, igukuyeho icyapa abantu bari bakuziho. Hari icyapa abantu bari bakuziho. Ninde wahoraga ugwaye muri quartier? Nta wundi bavugaga ni wowe. Ninde wahoraga mu madeni adashira muri quartier? Ni wowe icyapa cyari kiriho. Ninde bahora bavuga uko bwije nuko bukeye bikomanga mu gituza bavuga ngo isi yaraguhamije n'inshuti zawe zarakuvuyeho? Ni wowe wabaye igitaramo ku musozi. Ariko reka nkubwire, Imana irirahiriye icyo yakuvuzeho kigiye gusohorera mu maso y'abanzi bawe. Imana igiye kugutabara. Imana igiye kukumara umubabaro. Imana igiye kukumara agahinda. Imana yambwiye ngo mbwiye wowe, hari ikigeragezo cyari cyarakuze kuri wowe kizana n'imvi. Abantu babonaga ugenda wambaye neza wisize make-up, bakabona urimo uragenda uhinduranye inkweto, ariko n'ukuri wagenda na igikomere mu mutima wawe. Imana igukuyeho icyo gikomere. Imana igukuyeho ako gahinda. Nyemerera ngo usengere Imana, kubera ko ibintu ngiye kuvuga nyuma y'iminsi 7 uzaba ufite ubuhamya. After 7 days uzaba ufite ubuhamya. Reka nkubwire,
mbere yuko ngusengera fata umunota umwe aho ngaho unkurikiye ukimara kumva aya magambo wihane hanyuma nsengane nawe. Ibyaha nibyo bigutandukanya n'Imana, naho Yesu aragukunda, yakumeneye amaraso ku musaraba i Golgotha. Erega Yesu ahora kuvuganira imbere y'Imana. Erega Yesu arifuza kubona unezerewe. Kubaho kwawe nta nyungu Imana ibifitemo. Imana irashaka kugutabara, Imana irashaka kukunezeza. Misiyo y'Imana kuri wowe kuba utarapfa no kugira ngo Imana izakugirire neza. Nyemerera ngo usengera Imana, ihana ibyaha bikugoye, ubwira Imana ngo Mana nararwaye, mbona ndananiwe, nirukankira mu bapfumu nta gisubizo nabonye, ariko Mana mbabarira. Ubwira Imana ngo Mana dore natanze ruswa, nshaka akazi n'ubundi amafaranga bayarira ubusa. Ubwira Imana ngo mbabarira. Ubwira Imana ngo narigwaniriye, mbabarira. Kubera iki? Numara gusaba imbabazi hari igitangaza Imana igiye kugukorera. Kubera ko hari amakosa atatu Imana idashobora gukora. Ikosa rya mbere, Imana igiye kugutabara igasangaho fondasiyo, ntishobora kugutabarira kuri fondasiyo. Imana igiye gutabarira ku kintu yitangiriye ubwayo, kugira bamwe batazavuga nibo babikoze. Impamvu Imana itinze kugutabara, irashaka kugukorera ikintu kitazitirirwa umwana w'umuntu n'umwe. Imana irashaka kugukorera ikintu kitazitirirwa umwana w'umuntu n'umwe. Cya kabiri, aho abantu bakugejeje bagusebya, bakaguhimbira ibinyoma, bakakwandagaza, Imana yo mwijuru yavuze ngo aho banyuze bagusebya, Imana igiye kugutabara, nibo bazongera banyure bavuguruza amagambo mabi bakuvuzeho. Kanda subscribe kuri iyo YouTube ya Prophet Imana Ivuga. Nurangiza sharinga iki kiganiro abantu batatu, uraza kubona umugisha w'Imana. Imana iraza kukuremera ubuhamya. Hari insinzi n'amateka Imana igiye gusohora. Tujye tubana buri saa sita zuzuye z'amanywa kuri live kuri iyo YouTube. Kanda subscribe, tujye tubana. Ndagukunda. Ku cyumweru ndagutumiye mu giterane cy'amasengesho kizabera Kabeza ya Remera, aho benshi bakunda kwita Samuduha mu Rubirizi, mu cyapa y'imodoka zahagarara, mu kigo cy'abazungu cyangwa se mu kigo cy'abamisiyoneri harimo urusengero rwitwa Power of Prayer Church. Ngwino tubane mu gitaramo cyo gusenga gitangira saa 7. Haba hariho guhembuka no gukira, Imana ikagirira neza abantu bayo. Shalom, ndagukunda. Yesu akumpera umugisha.